hari igipedi gihorana umunwa nk'umunoni icyakicara ngo cyumve gituje kitari kuroha bagenzi bacyo bakorana mu kazi, gihora cyishyize imbere nk'umuduri wahaze inyotse kiwusomeza imbetezi. Ijisho ryacyo rihora rikanuye nk'agaca kiteguye kujya gufata umushwi w'inkoko. Kinezezwa na byacitse kuri bagenzi bacyo ngo niyo nzira ya bugufi yo kuba imandwa kuri sebuja. Ntikikamenye ko isi ari gatebe gatoki, ngira ngo nikigera no mu gituro kizajya gihamagara abapfuye ati muri hehe muri kurya ikira. Cyari yibagije ko kuba imandwa ari iby'agahe gato, nk'ak'impyisi iri kurongora mu mvura ubundi kikazisanga mu zabukuru. Cyarapfushije ubuzima bwacyo bwose ubusa, kiri kwiyerekana gusa. Utamenya ubwenge zakubitwa iki nk'umubu bari kwirukana. Hari igipeti gihora kiriza boshye uruhinja rwabuze amabere ya nyina. Na n'ubu ku myaka 40 ntikiramenya ko cyakuze. Giha bitaye agahinda mu gihe kizaba cyuzukuruje imva ari uruyenzi. Nikizajya kibona umwuzukuru arira nacyo kikamwikiriza. Abari gukora kurabo y'umusaza umaze imyaka mu gakina arira n'uruhinja rwapfukamiwe. Iyo bari mu rugo haba hameze nka nasari y'abana batashye. Ndibaza ni muri za serivisi zikeneye kurira cyane kuki kidatera y'agatebe ngo twese tukibone kiri gutanga umusanzu ku babikeneye. Nutamenya ubwenge zakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Hari igipeti kigize umumotsi muri rubanda ngo amakuru ya karitsiye yose kititangarije mujye muyafata nk'ibihuha. Ngo cyishimiye kiri kumedita imyotsi ikigeza ku myuka mibi kugira ngo gihorane vibe kuri spotlight. Bishoboka ko ariyo mpamvu cyandagaza buri umwe kititangiriye itama. Umutima nama wacyo se kibi yarawigaruriye, yakigize tereye imitego mibisha karundura kuri rubanda rutaraca akenge. Nudakoresha ubwenge uzakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Hari igipeti gisaza imihanda, hari gori zishaje zikenewe gusanwa, basigaye bagifata nk'insigamigani kuri ubu. Bagereranyije n'igihe cyamaze imihanda kiyititiza, basigaye bajya promo z'akazi kikazinena bitewe n'imitsi yashaje. Iki kiresista n'udushoti twa tekira. Ubu igisigaye no kuzajya bagifata akaboko bagitanye kugira ngo kidasebera imihanda, kandi bakizi nk'akarahanyuze yakanyujijeho. Nutamenya ubwenge zakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Shishikariza buri mushomeri wese kwigumura. Igumure ku nzara, yibwira yuko nikurya uyu munsi nawe uzayirya ejo. Inzara yagiye icisha abantu bugufi, ariko njyewe intera inzozi zo guhiga umugati ariko ugenda unsigiriza amavuta ku munwa. Nudakoresha ubwenge zakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Igumure ku mukire niba guhemba umunyu n'urusenda. Ibiryoshye ntibibishye, kora ibyawe n'igiti cy'inganzamarumbo tubona kera cyari urubuto. Gumure ku mukunzi wawe niba atari 50-50 hazazamo ubwibone, kandi muzi icyo ubwibone bwakoreye ngo umumarayika waririmbaga kurusha abandi bose. None byamuturumbuye aho yari atengamaye, none mu bantu yatubereye ihwa ridashira. Sigaye ririmbira muri Heri Karaoke Night. Nudakoresha ubwenge zakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Uribuka umuntu wagushutse ngo agiye kuguha pome, amaguru ukayabangira ingata nk'inka bashoye kwiriba. Wihuta cyane nk'uwayobye inzira, wanagerayo ugasanga nta n'urutoryi agira. Witariye utwembe twawe wajya gurisha umunyu nta n'umuntu uguhagaze hejuru. Uzi umuntu nk'uwo aba ari icyago mu buzima bwawe. Ntukemere ko umugero ukugerera mu buzima. Utazahura n'inzara n'ubuswa icyarimwe. Nudakoresha ubwenge zakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Babyeyi bibagiwe inshingano bakihebera sinzi urunyuma. Nimukanguke, ubona uwo musazi uri guterera utazakuvanamo imbavu, ugasigara ntacyo wimariye. Imbaraga zose warazitaye ku musozi uhorana isuri kuri wowe. Usiga umurima wawe ngo ntukeza, wajya gukodesha uw'abandi ukazahurirayo n'imbwa ishinyitse amenyo. Nudakoresha ubwenge zakubitwa inki nk'umubu bari kwirukana. Abaturangi Batano Series.